Shalom shalom mwenedata, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu, ndabakiriye muri uyu mwanya wacu mwiza kandi umwami Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabashimira mwebwe abakunda ijambo ry'Imana, ndabashimira mwebwe abakoze subscribe kuri channel yacu ya Naweza, abasharing ijambo ry'Imana bataryihererana, abadutera inkunga mu buryo butandukanye, mwese muri abantu bo kubahwa, muhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibarengere kandi bahaze mu byifuzo byanyu byose kuko murabo kubahwa, muraba ingenzi mu bwami bw'Imana. Murimo kumfasha gukora umurimo w'Imana. Burya kandi nta muntu hamagarwa rumwe, nta muntu ukora rumwe. Muhabwe rero umugisha n'umwami Imana. Haleluya. Ni mwanya wacu rero mwiza kandi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Dufate Bibiliya zacu, dufate telefoni zacu, dusome ijambo ry'Imana. Biba byiza iyo nawe usome ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ryiza. Njya mvuga ngo ryiza, suko ritambutse riba ritari ryiza, ariko iri ni ifunguro ry'uyu munsi. Ubwo rero umwami Imana yari duteguriye ni ryiza kuri uyu munsi wa none. Iryahise ryari ryiza kuri uriya munsi, iri naryo ni ryiza. Mbega ameza yateguwe neza uyu munsi. Haleluya. Muhabwe umugisha w'Imana rero. Ni mama Matilda kubatanzi babahuye ni video bwa mbere, nkunda ijambo ry'Imana, nawe ndagukundishije ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira umunsi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyawe nabyo umwami yabishobora. Haleluya. Ibyawe nabyo umwami yabishobora. Ibyawe biriya bigukomereye, biriya bikugoye, biriya waburiye igisubizo, Uwiteka yabishobora. Haleluya. Ibyawe nabyo yabishobora. Bya bindi byakunaniye imyaka myinshi, bya bindi byananiye abavandimwe, byananiye inshuti, byananiye abaganga wenda n'uburwayi cyangwa n'ikindi kintu, ibyawe nabyo yabishobora kuko ashobora byose. Haleluya. Humura rero umenye yuko ibyawe nabyo umwami Imana abishoboye. Tujye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo waho wa 8. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga. Iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Haleluya. Ni Alpha na Omega. Imana yacu ni Alpha na Omega. Iriho, yahozeho kandi izahoraho, kandi ngo niyo ishobora byose. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyawe nabyo umwami arabishoboye. Ni Alpha na Omega, ni itangiriro kandi ni iherezo. Bivuze ngo Imana ni itangiriro ry'ubuzima bwawe kandi ni nayo herezo ry'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu imenyera iherezo mu itangiriro ryawe. Bivuze ngo Imana ikurema, umunsi yakuremye yari izi ubuzima bwawe uko bugomba kugenda, yari izi uko ubuzima bwawe buzasoza. Erega burya niyo mpamvu tudakwiye kugira ikidutera ubwoba. Kubera iki bene data? Uwaturemye mu itangiriro ry'ubuzima bwacu yarazi uko tuzasoza ubuzima, yarazi uko tuzabaho, yarazi ibyo tuzahura nabyo, yarazi uzaba nde muri ubu buzima, uzakora iki. Ni ukuvuga ngo nta cyayitunguye mu buzima bwawe. Wari ubizi ibyo ukora, uri uyu munsi, ukubayeho, ibikubaho, ibyo uhura nabyo, abana wabyaye, uko ubuzima bukumereye, aho ukora uyu munsi, Imana yari ibizi. Yabimenye cyagiye kurema, irabitunganya, ibishyiraho. Dore uyu muntu amateka ye nayo, azabaho harya, bizamera bitya, azabyara abana banaba, azatunga ibi, azakora ibi. Bivuze ngo ubuzima urimo birashoboka ko hari ibyagutunguye wowe, ariko Imana yari ibizi byose, n'uyu munsi irabizi. Imenyera ngo ni Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Yesaya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu rero iyo ngiyo imenyera iherezo mu itangiriro, ni ikubwira ngo ndi Alpha na Omega, ninjye watangiye ubuzima bwawe kandi ninjye uzabusoza. Ndiho kandi nzahoraho. Mwene data, Imana iriho, niyo yakuremye, iri kumwe nawe mu buzima urimo kandi izabana nawe kugeza ku iherezo rya byose. Menya rero ko Imana nta cyayitunguye mu buzima bwawe.
wowe wizera Imana, wikomerere mu Mana, wiringire Imana, usenge Imana, wihanga amaso kandi uyishimire kuko ibyo yibwira kukugirira ari byiza. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero ijambo hano riratubwiye ngo ishobora byose, ngo ndi alfa na omega, nahozeho, ndiho kandi nzahoraho, kandi ngo nshobora byose. Sinzi ko waryumvise neza rino jambo, yenda narisubiramo. Ndi alfa na omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Ishobora byose. Ishobora bingahe? Byose. Ibyo byawe ntibirimo, birimo nabyo kuko ishobora byose. Ibyo biguteye ubwoba ntibirimo, nabyo birimo kuko ishobora byose. Ese iyo ndwara nayo iri mu byo ishoboye? Irimo kuko ishobora byose. Ayo madeni nayo arimo kuko ishobora byose. Haleluya. Iyo misozi iri imbere yawe nayo iri mu byo ishobora kuko ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bituma urara udasinziriye nabyo biri mu byo ishobora kuko ishobora byose. Ntabwo yatubwiye ngo nshobora ibi gusa, nshobora ibi gusa, hari ibyo ndashoboye. Yavuze ngo nshobora byose. Rero mwene data, n'ibyo ngibyo byakugoye, byakuyobeye, Imana irabishoboye. Icyo usabwa gukora ni iki mwene data? Ni ugusenga Imana, ni ukwizera Imana, ni ukugira ibihe byo kujya usenga, ukabana n'Imana, ukajya usoma ijambo ry'Imana, ukiyegurira Imana, ukagira igihe cyo kubana nayo wowe ubwawe, ukareba ko ubuzima bwawe wabweguriye Imana neza, ukareba yuko usoma ijambo ry'Imana ukaryumva. Ikindi nacyo kandi, ese waba warakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe? Yaba ari we mugenga w'ubuzima bwawe cyangwa uracyabuyobora uko ubyumva? Haleluya. Biravuga rero ngo birasaba ko twegurira Imana ubuzima bwacu, akaba ari ituyobora. Hanyuma wamara kumenya ko Imana ari ikuyobora, ukajya wibwira uti Mwami Imana, ndabyutse rero, ngiye mu kazi, ngiye muri ibi n'ibi, uruguri ururinde, abana bagiye ku ishuri ubane nabo, Mwami Imana mu kazi undinde, mu masomo undinde ngewe munyeshuri, mu bucuruzi Imana ubane nanjye, urabizi ko utari kumwe nanjye ntabishobora. Wowe ukamenya ko iri kumwe nawe, ukajya uyegurira byose, ukayikoreza urugendo rwawe rwose rwo kuri iyi si, ukayisaba kugushoboza, ukayisaba kugushyigikira, ukayisaba kukuyobora, ukayigisha inama. Wagera aho ujijiriwe, ibintu bikuvanze, ukayigisha inama. Ku ijambo ryayo riravuga ngo nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, muzumva ijwi ryanjye rituruka mu bitugu ribabwira ngo iyi niyo nzira. Ariko ibyo bibaho iyo wemeye kuyigisha inama. Haleluya. Ibyo bibaho iyo wemeye kugendana nayo, iyo wemeye kuyumvira, iyo wemeye kuyoborwa n'ijwi ryayo, irakuyobora. Haleluya. Rero mwene data, kugira ngo ubashe kubaho muri ubu buzima kuri iyi si neza, nuko wiga kwiyegurira Imana, nuko wiga gusenga Imana, nuko wiga kuyoborwa n'Imana. Imana ikakubera umurengezi, Imana ikakubera umugenga, ukabaho utiyobora, ukabaho uyoborwa n'Imana, ukabaho wizeye ko Imana iri kumwe nawe, kandi wizeye ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Mwene data, biragatsindwa kubaho wiyobora, biragatsindwa kubaho ukora ibintu uko ubyumva, biragatsindwa kuba ikigenge. Ni byiza kuyoborwa n'Imana. Emerera Imana ikuyobore, emerera Imana itegeka ubuzima bwawe, emerera Imana iyobora intambwe z'ibirenge byawe. Uzabaho utekanye, uzabaho uguwe neza, uzabaho ufite amahoro, uzabaho udahahamuwe n'ibije byose, uzabaho udatewe ubwoba n'ibyo ari byo byose. Ibizajya bikugeraho bikomeye, uzajya wibuka ngo Imana ishobora byose. Haleluya. Uzajya wibuka ngo Imana ni alfa na omega. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu rero ntihinduka. Yizere, yegurire byose, ihanga amaso, kandi ujye ukunda gusenga, ujye ukunda kuba mu kubaho kw'Imana, ujye ukunda kuba mu kubaho kw'Imana. Numara igihe udasenga, udasabana n'Imana, ujye wumva ko wakoze icyaha, kandi koko kiba ari icyaha. Kuko iyo utari mu kubaho kw'Imana ntacyo utakora, kandi iyo utari mu kubaho kw'Imana nta ntambara zitakugeraho, nta bitakurwanya. Simvuze ngo nuba usenga ntabwo uzahura n'intambara cyangwa ntabwo uzahura n'ibikomeye, ariko icyiza cyo kuba uri mu kubaho kw'Imana, iyo bikugezeho Imana irakurwanirira, kandi iyo bikugezeho ntuhahamuka, kuko ubuntu bw'Imana buba buri muri wowe,
imbaraga z'Imana ziba ziri kuri wowe, imbaraga z'Imana zirakunesheshereza urugamba. Icyo gihe ruba atari urwawe kuko uba wariyeguriye Imana. Urayibwira uti Imana, kandi si ibi ni ibiki ko ibintu abishoboye, igahagurukira kukurwanirira. Kubera iki? Kubera kuba warayiyeguriye. Haleluya. Naje kukubwira rero mwene data ngo ibyawe nabyo umwami arabishoboye. Umura umenye ngo Uwiteka uri mu ruhande rwawe ashobora byose. Yavuze ngo iriho, yahozeho kandi izahoraho, ngo kandi ishobora byose. Niyo tangiriro ry'ubuzima bwawe. Rero wifondafonda ubuzima uko bwumva, wibaho wirwanirira, wibaho wishakashakishiriza, menye ngo Imana ishobora byose, nta kizayinanira, ntabwo izakureka, ntabwo izagusiga. Irashoboye. N'ibyawe nabyo irabishoboye. Jya usoma rino jambo, ukunda ijambo ririmo ibisubizo by'ibibazo byawe byose. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ni umutsima w'ubugingo. Ibyawe nabyo umwami arabishoboye. Muhabwe umugisha bene data, ni ijambo ry'Imana. Uwiteka abareba bishimire, abarwanirire kandi ababera ingabo ibakingira. Humura, ibyawe nabyo umwami Imana arabishoboye. Ndagushimira nyiringabo Imana ikomeye, umwami w'abami, murengezi w'ubugingo bwacu. Ndaha icyubahiro izina ryawe rikomeye. Ndagushimira ko uriho, wahozeho kandi uzahoraho mwami. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Turagushima kuri Alpha na Omega, tangiriro n'iherezo ry'ubuzima bwacu mwami. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza tuguhaye icyubahiro. Turagushima ko ibyacu nabyo ubishoboye. Biriya byari biduteye ubwoba byose ushimwe ko ubishoboye. Byari bibujije mwene data ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya amahoro. Ndagushima ko ubishoboye. Ndagushima ko mwami Imana nta kikunanira, nta n'ikigutungura. Tabara abana bawe rero ubarengere, twese tubone ineza yawe n'urukundo rwawe muri byose mwami. Muri ubu buzima tunyuramo tugenda duhura na byinshi, ariko ushimwe yuko nta kikunanira. Twebwe biratunanira, ariko wowe ushobora byose. Icyubahiro no guhimbazwa ni ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Mwene data, Imana ikugirire neza, komerere mu Mana. Shalom shalom.